twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya kabiri gisanzwe tariki 19 Mutarama 2025. Aha niho tugiye guhurira n'Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe 62, umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Sinzijya nterana Siyoni, sinzareka guhihibikanira Yeruzalemu kugeza ubwo ubutungane bwayo butangaje nk'icyezezi n'umukiro wayo ukakirana nk'urumuri. Bityo amahanga azabone ubutungane bwawe, abami bose babone ikuzo ryawe. Nuko bazakwita izina rishya rizatangazwa n'Uhoraho. Uzamera nk'ikamba ribengerana mu kiganza cy'Uhoraho, nk'igisingo mu ntoki z'Imana yawe. Ntibazongera kukwita Nyirantabwa, n'igihugu cyawe ngo cyitwe itongo, ahubwo uzitwa inkundwakazi, n'igihugu cyawe cyitwe umugeni, kuko Uhoraho azaba agukunze igihe cyawe kibengutse. Uko umusore ashaka umugeni w'isugi, niko aguhanze azakubenguka. Kandi nk'uko umukwe yishimira umugeni we, Imana yawe niko izakwishimira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 96. Nimwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho musingize izina rye. Uko bukeye mwogeza agakiza ke, mwamamaze ikuzo rye mu mahanga, n'ibyiza bye mu miryango yose. Nimwegurire Uhoraho imiryango y'amahanga, nimwegurire Uhoraho ikuzo n'ububasha, nimwegurire Uhoraho ikuzo ry'izina rye. Nimwunamire Uhoraho wisesuyeho ubutagatifu, nimuvuge mu mahanga muti Uhoraho ni umwami. Imiryango yose ayicira urubanza rutabera. Nimwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Isomo rya kabiri ni ryo mu wa mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12 umurongo wa 4 kugeza ku wa 11. Bavandimwe, ingabire ziranyuranye, ariko Roho ni umwe. Muri Kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi, ariko Nyagasani ni umwe. Uburyo bwo gukora buri kwinshi, ariko Imana niyo itunganya byose muri bose. Koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana mukoreramo ngo bigirire akamaro bose. Ku bwa Roho umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi, undi agahabwa kuvugana ubumenyi muri uwo Roho nyine. Umwe ahabwa kwemera guhebuje abikesha uwo Roho, undi agahabwa ingabire yo gukiza abarwayi nanone muri uwo Roho nyine. Umwe yegurirwa ububasha bwo gukora ibitangaza, undi akagabirwa guhanura. Umwe ahabwa kurobanura ibiturutse ku Mana n'ibitambamiye, undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi, hakaba n'uhabwa kuzisobanura. Ariko ibyo byose bikorwa na Roho umwe rukumbi, ugabira buri wese uko abyishakiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Muri icyo gihe i Kana mu Galileya bacyuza ubukwe. Nyina wa Yesu yari yabutashye, kandi Yesu n'abigishwa be bari babutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yesu aramubwira ati, nta divayi bagifite. Yesu aramusubiza ati, mubyeyi, aribyo ari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyanyu ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati, icyo ababwira cyose mugikore. Hari hateretse intango 6 zibaje mu mabuye, zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyuhagira. Intango yose yajyagamo inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi. Yesu arababwira ati, nimwuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugera ku rugara. Yesu arongera arababwira ati, ngaho noneho nimudahe mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abahereza bari bavomye bo bari bahazi, nuko ahamagara umukwe aramubwira ati, ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza. Uwo ariko akomeje gutereka inziza kugeza ubu. Aho i Kana mu Galileya niho Yesu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.
iyibukiro rya kabiri mu mibukiro y'urumuri, Yesu agaragaza ububasha bwe mu bukwe w'Ikana. Dusaba inema yo kubaho mu budahemuka. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uve kuri buri munsi nawe wishimye. Birashoboka ko uri mu bibazo bya buri bisubizo. Yesu arifuza kuguha ibisubizo no munsi. Birashoboka ko uri mu kaga, uri mu gahinda, waburaniwe, urashonje, urababaye. Yesu kuri iki cyumweru arifuza kuguha ibyishimo. Ngo umunsi umwe mwarimu wa gatigisimu yabajije umwana bamaze kuzirikana kuri no vanjiri y'ubukwe bw'Ikana mu Galileya. Nuko aramubaza ati, kuki divayi yashize? Nuko ngo umwana umwe atera agatoki hejuru ati, mwarimu ngiye gukubwira impamvu zanjye ku giti cyanjye, ariko ntundakarire. Mwarimu arasubiza ati, humura ntabwo ngurakarira, uvuga uko ubyumva. Nuko umwana aramubwira ati, njye nkeka impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni impamvu ishingiye ku bigishwa ba Yesu. Ubwo Yesu yari yatumiye muri ya bukwe akaza n'abigishwa be. Kera batwigishaga ko ngo iyo umuntu afite ubwanwa ngo anywe inzoga nyinshi cyane. Rero iyo ubonye ba Petero uko batwereka bari bajyanye na Yesu, abigishwa ba Yesu, ubona bafite ubwanwa ku buryo twakeka ko kuriya bari bameze n'icyaka bashobora kuba ari bo bamaze ziriya nzoga. Iyo ni impamvu ya mbere. Ni impamvu twakeka birashoboka ko Yesu atari yatwerereye. Urumva azanye n'abari abigishwa be, abantu benshi, bishoboka ko atari yatwerereye. Mwarimu ntundakarire, nuko nabyumvaga. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nawe nanjye dukomeze dutekereze impamvu iriya divayi yashize. Ngaho rero Bikira amaze kwinjirira, divayi imaze gushira muri buriya bukwe. Nuko buriya bukwe bikaza gusoza bishimye, kandi byageze hagati neza baburaniwe, ariko bakaza kugobokwa n'ubuvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya. Ngaha aho wa mwana nawe ashobora gushamikira ati, wasanga impamvu kuko Bikira Mariya yinjiriye hariya, yarabonye barabuye, yarabonye abuze uko babigenza, bariya bigishwa ntawamenya, ntibari batwerereye, ariko no ku munota wa nyuma abantu bashobora gutwerera. Na hagati mu bwana bashobora gutwerera. Na niyo mpamvu umuntu wese iyo yaje mu bukwe atera imboni y'ijisho ati, wasanga kino kibuze, wasanga kiriya kibuze. Nuko ugatabara igihe cyose ubonye akanya. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngiyi ngingo remezo tujye kuzirikanaho igira iti, nta divayi bagifite. Iryo ni ijambo rya Bikira Mariya riza kuduherekeza yashoboye kuvuga. Ubundi muri Bibiliya batubwira ko Bikira bavuze amagambo 7. Uyu munsi rero turumvamo amagambo 2 ati, nta divayi bagifite, icyabwira cyose mu gikore. Amagambo rero niyo tugiye kugenda tuzirikanaho kugira ngo twumve ubwo buvunyi bwa Bikira Mariya, uko Bikira Mariya atuvuganira, adutabara. Ubundi iyo bavuze umuhanuzi, nuvugira Imana, nuvuga mu kigo cy'Imana imbere y'umuryango. Icya mbere avugira Imana, icya kabiri ari ku muhanuzi kuko nyine bari hagati y'Imana nanjye kuvuga n'abantu, avugira n'abantu abasohoza ku Mana. Ngiye byabaye kuri Bikira Mariya, niyo mwabikurikiye. N'umuhanuzi nyine aravugira Yesu bitewe n'iriya mbaga yarazanye nyine, ariko igihe kikaza kugera akavugira n'abantu, guhuza abantu n'Imana. Ngo umuhanuzi nyakuri. Ngaho tujye kureba ubuvunyi bwa Bikira Mariya ugiye kujya hagati akadusoza ku Mana. Tukazirikana ubukwe bwacu uburyo Nyagasana butaha. Yesu yabutashye na Bikira butashye. Bikira Mariya buri gihe atuma abantu badaseba, atuma abantu bagira agaciro. Nta divayi bagifite. Divayi muri Bibiliya byerekeza ku byishimo. Ahantu hose uri utishimye, ubabaye, ushavuye, Yesu iyo yaje mu buzima bwawe ukaba mutumiye, Bikira Mariya nawe akaba yabujemo, bituma ugira ibyishimo. Nta buryo uri kumwe na Yesu ngo uri kugira ibyishimo. Nta buryo uri kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya ngo uri kugira ibyishimo. Amasomo ugerageje kugenda uyasesengura, uraza gusanga uko ari 3 ahiniyemo umurimo w'ubutatu butagatifu. Isomo rya mbere muze gukurikira muraza gusanga hibanzwe ku Mana Data. Isomo rya kabiri uraza gusanga hibanze ku Mana Roho Mutagatifu. Naho ivanjiri uraza gusanga hibanze ku Mana Mwana Yesu Kristo ari kumwe na Bikira Mariya. Aya masomo rero akagaragaza ubuvunyi bw'Imana, ugushaka kw'Imana, ibikorwa by'ubutatu butagatifu bihiniye mu nshinga yo gukiza
gutuma abantu bishima, gutuma abantu bagira ihirwe. Ngiyo ya divayi iza kuza muri aya masomo y'igishimo kugira ngo wowe nanjye tuze guhirwa, tuze kwishima. Isomo rya mbere ryagaragayemo umupersona wa mbere mu butatu butagatifu, Imana Data, ririmo amagambo nanone atwerekeza, aduhumuriza igihe turi mu kaga, turi mu bibazo. Umuryango w'Imana uri mu kaga, uri mu ijyanwa bunyago. Nuko rero Imana igakora ibishoboka byose kugira ngo yongere ugarure, kugaruka isoko y'ibyishimo, kugaruka ku byishimo. Harakoreshwa mbere na mbere Imana n'umuryango wayo. Umuryango wayo uri Babiloni mu bucakara, Imana ishaka kuganisha ku bwigenge. Siyoni, Yeruzalemu. Iyi Siyoni irerekeza kuri Bikira Mariya, umubyeyi w'Imana. Bakongera bakagaruka ku ijambo bati nyirantabwa. Nyirantabwa nanone ko tujya tubiva muri Magnificat, isuzugurwa nka Bikira Mariya byaje kurangira abaye nyina w'Imana, amasekuruza yose akaba ari kurata. Nyirantabwa rero uzahinduka inkundwakazi. Irindi jambo bakoresheje umugeni. Umugeni w'Imana ni abantu mbere na mbere, umuryango wayo, ariko cyane cyane umugeni w'Imana kerekeza kuri Bikira Mariya, we wabyaye umwana w'Imana ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Isomo rigutuvana mu bucakara rikwerekeza mu butungane, rigatuvana mu mubabaro. Intabwa ritwerekeza ku byishimo, ihumure ry'Imana. N'umuririmbyi wa Zaburi nawe agataraka adushikaza guhimbaza Uhoraho, kumuririmbira kubera ibitangaza adukorera iminsi yose. Nimwamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Ngira isomo rya kabiri ryagaragayemo umupersona wa gatatu, Roho Mutagatifu, ubwo batubwira impano, ingabire, uburyo agenda agaba impano ze na buri wese na buri wese. Ibi biratwerekeza nanone muri za nshingano abari mu bukwe bafata. Hari umukwe, hari umugeni, hari abatumirwa n'abandi benshi baje muri ubwo bukwe. Buri wese afite umurimo ashinzwe. Ngize impano tuba dufite, ngize impano za Roho Mutagatifu agenda tugabira bitewe n'aho turi, bitewe n'uko tubayeho. Ati Roho n'umwe, Roho ugaba izo nema zose. Biratwerekeza none kuri Bikira Mariya ugaba inema, mubyeyi ugaba inema. Muri Kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi. Amen. Kwitangira abandi, uburyo Nyagasani agenda akoresha abantu benshi kugira ngo aduhe ibyishimo. Uburyo akoresha Bikira Mariya, uburyo Bikira Mariya ahagoboka kugira ngo atange ibyishimo, ubukwe buze gutungana, ibintu bize kugenda neza. Izo zose ni impano za Kiliziya Roho w'Imana adahwema gutugabira bitewe na buri wese umwanya arimo, bitewe na buri wese icyo akora. Ngo ubu umubyeyi Bikira Mariya utuvuganira akatugabira kubera kumwumvira. Ngiye ibikorwa bya Roho Mutagatifu. Ivanjiri y'uno munsi nayo twerekeza ku mupersona wa kabiri, Imana Mwana Yezu Kristu waducunguye, wadukijije. Ubwo tuza kumwumva muri ino vanjiri, yatumiwe mu bukwe n'abigishwa be, ariko n'umubyeyi Bikira Mariya nawe yatumiwe. Ibi gatwerekeza kuri Yezu na Bikira Mariya uburyo badasigana. Ahantu hose Yezu agiye na Bikira Mariya aba yahagiye, n'abigishwa be. Abigishwa barerekeza kuri njyewe nawe, twe dukomeza kugenda na Yezu na Bikira Mariya. Ese nawe mu butumwa bwawe, mu mirimo yawe, genda na Yezu na Bikira Mariya? Uri umwigishwa wa Yezu? Ukumvira Bikira Mariya? Reka tuzirikane kuri aya magambo abiri Bikira Mariya ashoboye kuvuga muri ubu bukwe. Nawe wumve niba avuga amagambo arindwi Bikira Mariya yavuze mu ivanjiri, utekereze noneho ubukwe bw'Ikana abashe gutobora amagambo abiri. Bikira Mariya agatuvuganira. Ijambo rya mbere, nta divayi bagifite. Turumva uburyo Bikira Mariya yumvise ikibazo, sensibilité aux autres, kumva ko abandi bababaye, kumva ikibazo cyabaye, kumenya gutera imboni y'ijisho. Nuko Bikira Mariya akaza kuhagoboka ati nta divayi bagifite. Divayi ko twabivuze isobanura ibyishimo. Ntago bishimye, barababaye, baburaniwe. Mwana wanjye bagoboke. Turumva igisubizo cya Yezu ati isaha yanjye ntiragera. Iyi saha irerekeza kuri isaha yo gucungurwa, ya saha ya 9 kuwa gatanu mutagatifu, aho Yezu aducungura. Iyo saha rero ntiragera, ariko nubwo itaragera, kubera Bikira Mariya, Yezu araza gukora igitangaza, araza gukora igikorwa cy'urukundo, ubundi aho abantu ibyishimo. Bigatwerekeza n'uburyo mu buzima biba byagoranye, twaburaniwe, Bikira Mariya twamwiyambaje arahagoboka. Ubukwe bwacu twabutumye Bikira Mariya, byanze bikunze bugenda neza. Ubukwe birasobanura ubuzima tubamo, dutumiramo Bikira Mariya. Ibibazo wahura nabyo, ubukene, inzara,
upfa kuba watumiye Bikira Mariya na Yezu muri ubwo bukwe. Iyo watumiye Bikira Mariya na Yezu nawe araza, iyo watumiye Yezu bazana Bikira Mariya n'abigishwa be, inshuti, abavandimwe. Bikira Mariya yavuye ku Mana, yaravuye kwa Yezu ati nta divayi bagifite, ahitira no ku bantu nabo akababwira uko baza kwitwara. Ati icyo ababwira cyose mu gikora. Ngiye ijambo rya kabiri Bikira Mariya yavuze, agerageza no kujya ku bantu wowe nanjye ati nyaboneka yitware gutya, gerageza wigorore, gerageza wumvire icyo akubwira, gerageza umuntu mwiza, gerageza ari amakosa ari amafuti byose ubigorore, maze ugendere mu murongo mwiza kugira ngo Yezu naza gukubwira aze gusanga nawe kwibwiriza, aze gukubwira nawe wagezeyo. Ko Bikira Mariya agenda dukemera atubwira ati nyaboneka yitwara utya. Izi ntango 6 zirerekeza ku mubare 6 muri Bibiliya witwa l'imperfection, ibintu bidatunganye, ibintu bidashyitse. Birerekeza nanone ku muntu utabushyitse, ariko Imana yarangiza kuza mu buzima bwe ubundi agashyika aho agomba gushyika. La perfection wa mubare 7, Imana nayo yaje mu buzima bwacu bituma ibintu bigenda neza. Nari mbabaye kubera intege za muntu wa mubare 6, ariko Imana irangiza kuza mu buzima bwanjye iraza kuntunganya ubundi ibintu bigende neza. Ngaho no mu gitambo cy'Ukaristiya aho dufata divayi isobanura Imana, tugasukamo amazi yerekeza nanone ku muntu. Imana yishushanya n'abantu, Imana yihuza n'abantu, mariage bwa bukwe, Imana n'umuntu bagahura. Nuko natwe tukagira uruhare kuri kamere Imana yoshatse gusanya natwe kamere muntu. Amen, amen, amen. Imana ikaza mu mugambi wacu, Imana ikaza mu buzima bwacu, bwa buzima bw'umubabaro, bwa buzima bw'akaga, abashonji, ubukene, inzara, twaburaniwe, Imana ikaza kuduha ibyishimo. Nguko Bikira Mariya adusabira ibyishimo, ariko natwe akadusaba kubitegura ati icyo ababwira cyose mu gikore. Ubuvinyu bwa Bikira Mariya buratwerekeza ku bibazo duhura nabyo muri ubu buzima, ubwo igihe tugiye kunga nk'abantu, kujya ku mpande zombi, kumva abantu bose. Bikira Mariya aduha urugero rwiza rwo kugenda neza mu nzira z'Imana, gukurikiza icyo Yezu Kristo atubwira, icyo ababwira cyose mu gikore. Ngiye ibyishimo mu rugo rwacu, ngiye ibyishimo mu mitima yacu, ngiye ibyishimo mu mihamagaro yacu. Kubera iki? Kumvira Bikira Mariya uhora dusabira kugira ngo tumererwe neza. Ese waguha ijambo ushobora kuvuga ibyo Bikira Mariya yakugiriye? Ese uramuzi? Mwahuriye he? Wamutumiye mu bukwe bwawe? Cyangwa wabwiye ko ufite ibifaranga byinshi ukaba ufite imitungo myinshi ntiwigere utumira Yezu na Bikira mu bukwe bwawe? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umupadiri yarabihiwe, arabihirwa yongera kubihirwa, igifu kiramurya kubera ububihe. Neza ageze kuri burembe yenda guturika n'ububihe, afata icyemezo cy'uko agiye gusubira mu buzima busanzwe, ko ubuzima bwo kwiyegura Imana, kwiha Imana bumunaniye, agiye kuva muri uwo muhamagaro. Nuko arahambira ibintu byo byose arabihambira. Arangije guhambira maze no gusezera, nuko afata imodoka aragenda. Amaze kwatsa imodoka agiye kugenda, abona umubyeyi umwe aramuhagaritse ati mbabarira rwose ubanze unyumve, umbabarire umuntu tumwe kunyumva byibuze. Wa mpadiri n'ububihe bwinshi bishoboke ko yashatse nko kumukubita urushyi, ariko arongera arigarura avuga ati ngaho nuvuge numve, ndi kwihuta, ndi kwigendera. Nuko wa mubyeyi ngo aramubwira ati padiri rero nahuye n'ibibazo byinshi cyane mu buzima. Tukimara gushakana n'umugabo twamaranye gusa imyaka 3, ubundi aranta aragenda ajya kwishora mu biyobyabwenge, mu ngeso mbi iyo kure cyane, yaragiye tutarabyara. Nuko ngahora ntekereza uburyo bwose nzasubira iwacu, ndiheba ndiganyira. Uko kwiheba no kwiganyira nibaza ese ningeri iwacu nta n'umwana afite, ubu koko ndi mu kihe gice? Nuko nkomeza mbyibazaho. Uko nakomeje kugenda nibaza kuri ubwo buzima ndi jyenyine, umugabo yarantaye. Nuko nza kuza ku ngoro Bikira Mariya gusenga, nsanga uri kwigisha ishapure, uburyo bavuga ishapure, urigisha uburyo bavuga ishapure. Nuko buri wese wari uri aho ngaho uza kumuha ishapure, uratubwira uti uyu ni umuti uzabakiza indwara murwaye, uyu ni umuti uzabakiza ibibazo mufite. Nuko uwo muti waduhaye nanjye ndawufata, nkomeza kugenda byibazaho uburyo koko ishapure yazagiza. Nkimara kumva iyi nyigisho uduhaye naratashye. Ngeze mu rugo umuti ko nkomeza kuwufata, nkomeza kuvuga ishapure uko wari wabitwigishije, ariko rimwe nkarambirwa, irindi nkarambika, ariko ngakomeza guhatiriza.
ubwo igihe cyagera nashaka gusubira iwacu nkongera nkifata ati banza utegereze, nkongera ngategereza. Uzi ko igihe cyaje kugera ku myaka 10 ngiye kumva numva umugabo wanjye arakomanze, araje, ariko aza ari intere, bamunobaguye, bamukubise, ari ibisebe, yavunaguritse, yakomeretse bihagije. Nuko neza neza yatereranywe, abuze umuntu wamurwaza, ninjye wagiye kumurwaza. Uko nakomeza kurwaza umugabo wanjye, nawe umuti sinawibagiwe. Nuko yashapana nkomeza kujya nyivuga. Uzi ko igihe cyaje kugera umugabo wanjye akaza gukira. Nuko amaze gukira dutaha tujya mu rugo iwacu. Nuko tugeze iwacu mu rugo arapfukama ansaba imbabazi. Ansaba imbabazi ambwira ko atazongera na rimwe kumpemukira, atazongera na rimwe gusubira iyo yari yarahereye mu gihu no mu bigunda, ko ahubwo aje mu rugo ntazongera gusubirayo, ko yanyoye inzoga nyinshi arasinda, nuko baramuhondagura baramukubita, arizo nkomere yarazanye, ko atazongera guta urugo. Nuko ntangira mubwira n'amateka ya wa muti, kuko njye nabonaga ari wowe muzanye. Ubwo guhera ubwo mu rugo rwacu rikongeye gusiba uwo muti, tukajya tuvugisha pure. Umugabo wanjye ntiyongeye kujya gusinda, umugabo wanjye ntiyongeye guta urugo, guhera ubwo tubana neza. Uzi ko hashize agahe gato ariko naje gusama, ubu tukaba tubyaye kabiri, urugo rwacu rumeze neza, tubanye neza n'umugabo wanjye turasabana. Ibyo rero nibyo bitangaza nije kuguhamiriza uburyo wampaye umuti, wankoreye umuti, waramfashije, unyigisha uburyo bavugisha pure. Cyagiye umbuye umuti ubwira uti dore umuti, dore umuti. Nanjye sinamenye uko byagenze. Abantu benshi bakomeje kugenda bambaza bati byagenze bite ko rugiye kwahukana, byagenze bite ko rusubiye iwanyu, byagenze bite kugira umugabo wawe yongere garuke mu rugo. Nanjye ngasubiza nti nanjye sibizi, dore umuti, dore umuti. Nuko padiri amaze kumva ubwo buhamya bw'uwo mubyeyi, ibitangaza w'umuti wamukoreye, aratangira ararira. Ngaho fori cyarizaga padiri. Padiri mucyamurizaga gikomeye ngo nuko ngo atarabyibutse ko uwo muti yigeze awutanga. Ikindi kandi ngo yabajwe nuko we yatanze umuti ariko akaba ari mu bihe, akibaza ukuntu abandi bagize ibyishimo kubera uwo muti yatanze, ariko akabura ibyishimo kandi ari wowe utanze. Uburyo yigishije abandi bagafashwa, ariko we akaba ari mu bihe bukomeye cyane. Nuko padiri ko yakomeje kugenda arira, akomeza kugenda arira. Uzi ko ngo yaje gufata icyemezo, aravuga ati ubwo hari umuntu warokotse kubera akantu namuhaye, kubera umuti namurangiye, reka nanjye subira inyuma mbanze mfate kuri uno muti, nibyongera kwanga ubundi zongere nigendere. Kugeza ubu padiri ngo yasubiye inyuma, yongera ahambura ibintu bye, aricara, aguma muri paruwasi. Nuko afata wa muti, buri gitondo agafata wa muti, buri gitondo agafata ishapure, kuko yari yarabyigishije. Uzi ko igihe cyaje kugera abandi bakamubaza bati uracyarimo ko ari waradusezeye, byagenze bite? Ati nanjye sinzi uko byagenze, dore umuti, dore umuti, ngo uyu muti. Bishoboke ko yagiye abasobanurira uburyo yatanze umuti, uburyo nawe yaje gufata wa muti yari yaratanze. Nuko na n'ubu wa mupadiri aracyarimo, arishimye. Yewe ubanza baramutse batwise aho atuye muri iyo paruwase, ubanza atanavamo, ubanza ashobora no guhiramo. Umuti, 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 umuti. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ese uyu muti wowe wari uwuzi? Ishapure Bikira Mariya urayizi? Cyangwa wasanga ujya uyambara ariko utayivuga? Wasanga uyimanitse iwawe mu rugo ariko utayivuga? Wasanga warayitatse mu modoka yawe, n'ahandi hose mu biro byawe, n'ahandi hose aho ukorera, ariko utazi ko ari umuti? Manura uwo muti, manura uwo muti. Uyu ni umuti, uyu ni umuti ukiza indwara nyinshi, ukiza indwara z'umubiri, ukiza n'indwara za roho. Uyu ni umuti ku bubihe, ukiza ububihe. Mubyeyi, 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 niba ushinze urugo ukabona urabihiwe, dore umuti, dore umuti w'ishapure. Mubyeyi, 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 niba ubabajwe n'umwashakanye guca inyuma, ukubabaza igihe cyose, ugenda agata urugo, dore dore umuti w'inkundwakazi. Inkundwakazi, nguyu umuti, nguyu umuti, nguyu umuti. Niba waratawe, waratereranywe, dore umuti usubiza uburyohe, dore umuti utanga ibyishimo, dore umuti utumererwa neza ugakira. Wihaye Imana, padiri, padiri, masere, masere, frere, 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 frere. Wasanga ujya urangira abandi n'umuti, uti muvugisha pure rwose buri munsi, muvuge rozari, mwite ku mubyeyi Bikira Mariya, n'ukuri n'akarimi keza ukabivuga neza nk'umuntu mwiza, ariko utajya uvugisha pure nawe. Ndakubwiza ukuri, niba warabihiwe,
dore umuti muntu utavuga ishapure waryoherwa ryari, uzishima ryari? dore umuti. Uzasanga abantu benshi bari mu bihaye Imana biyambaza Bikira Mariya, equipe Notre Dame, ndi mu ngo z'umubyeyi Bikira Mariya, ariko utaravuga ishapure. Ushobora kubona yivuga ariko uyivuga nabi, cyangwa ukavuga mu kigare ngo bambonye ndi wihaye Imana, nambaye ishapure, ndi umuntu mwiza, ndi umukristo, ariko utaricara ku ishapure. dore umuti. Umuti watanze ibyishimo mu rugo, umuti utuma uwari wagutaye yongera kugaruka, warabihiwe, wabuze urubyaro, Bikira Mariya waramutumiye. Tumira Bikira Mariya ubundi urebe ko na Yezu ataziraho. Tumira Yezu urebe ko Bikira Mariya ataziraho. Ngaya amasengesho akomeye cyane, isengesho yo gushengerera n'isengesho ry'ishapure. Aho ni amasengesho atabura mu buzima bw'umukristo. Iyo tumiye Bikira Mariya, Yezu araza. Iyo tumiye Yezu, Bikira Mariya nawe araza. Yaza akazana abigishwa be. Ubundi abantu bakishima. Bya birori, gusabana, kubana ndetse n'abandi, umubano mwiza. Burya ubukwe nyine nubwo bwose ukoranya abantu benshi, gahuza miryango, abavumbyi, ba nyir'ubukwe, Yezu na Bikira Mariya n'abandi benshi cyane. Nuko ngibi byishimo byo mu bukwe, kwishima, urugo rwishimye, ubwo ni ubukwe. Nawe uze gukora umwitozo niba ubihiwe kubera ingeso nyinshi ufite, ibyaha, tumira Yezu na Bikira Mariya. Ubundi Bikira Mariya azakuvuganira ku Mana, hanyuma nawe akubwira ati icyo akubwira cyose ugira ute ugikore. Icyo ugomba gukora rero ni ukumwiyambaza, gucika ku ngeso. Uyu ni umuti utuma abantu bacika ku ngeso, ugacika ku byaha, ukabaho mu buzima bw'ubusabanyiramana. Iki cyumweru kiza kugufasha kongera kureba niba nawe ujya wimbaza Bikira Mariya uri umukristo. Niba utari n'umukristo ubimenye uti Bikira Mariya avuganira abantu bose, ari abakristo arabavuganira, ari abapagani arabavuganira, ari abantu b'ingeri nyinshi cyane, abantu bose n'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Ngiye gusoreza mu kantu, nawe uraza gusanga koko aka kantu tujya tukavuga, ariko ntabwo tujya tugashyiraho umutima, ugacaho uturongo dutatu. None se mubyeyi, Imana yanyuze kuri Bikira Mariya kugira ngo igere ku bantu. Wowe muntu wabuzwa n'iki kunyura kuri Bikira Mariya kugira ngo ugere ku Mana? Iyi shene rero ngo uyu muti nuwufata uzagera ku Mana. Uyu muti utuzirikana ab'ijuru, ngiyi shene ituzirikana ab'ijuru, ngiyi shapure ituzirikana ab'ijuru, kuko Bikira Mariya asengana natwe. Ntabwo dusenga Bikira Mariya, ahubwo Bikira Mariya asengana natwe mu isengesho rya Ndakuramutsa Mariya, mu ishapure, aho turi hose dukomeze tumwiyambaze. Nta muntu wiyambaje Bikira Mariya waburaniwe. Uyu asanga abatagatifu benshi ba Maria Grillon de Montfort, ba Papa Yohani Paulo wa kabiri, ba Yohani Maria Vianney, ba Alphonse Maria wa Ligori, n'abandi batagatifu benshi cyane. Dore icyatumye abatagatifu ni ishene n'uyu muti. Aha niho hari isoko y'igishimo. Mubyeyi, niba utajya ubana ibyishimo aha ngaha, umenye ko watakaye, uri ntabwa nawe. Yezu na Bikira Mariya barifuza ko nawe wajya mu bigishwa babo, nawe ujye mu batumirwa. Twatumiwe na Nyagasani, twitabire ingoma ya Nyagasani, twitabire urukundo rwa Nyagasani, ngo uyu muti uzaguherekeza ubuzima bwawe bwose. Umuti wa buri munsi, ishapure ya buri munsi. Mwese mugire icyumweru cyiza. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.